urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo ryubakiwe kugumaho, ryateguriwe ubwiza. Turasoma umurongo wacu ufungura mu gitabo cya Matayo ibice 16 umurongo wa 18, haravuga hati: nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Itorero rya Kristo si irinyantege nke cyangwa ngo ribe ryoroshye ntiryasenyuka. Ntabwo ari umuryango ugerageza kubaho, ni urwego rwubatswe n'umwami Yesu ubwe. Yaravuze ati: nzubaka itorero ryanjye, kandi icyo yubatse kiba ari icy'iteka, kiba gifite imbaraga kandi gifite ubwiza. Uri mu bagize itorero rye, bitari nk'indeberezi ahubwo nk'ibuye rizima, nk'uko tubibona muri Petero 2 ibice 2 umurongo wa 5. Ibi biravuga ko watoranijwe, uratunganywa, maze ushirwa n'Imana mu mubiri wa Kristo ngo ugaragaze ubwiza bwe n'intego ye. Ntabwo yakwibesheho, ahubwo wubakiwe kugumaho, gutunganirizwa kurabagirana. Ntabwo uri ikintu gishobora gutsindwa. Itorero ntabwo rikorwaho n'imikorere cyangwa imiterere y'isi. Dukoresha amahame yo mu ijuru, dushobozwa n'Umwuka Wera, kandi tukayoborwa n'ijambo. Niyo mpamvu gutotezwa, kwigomekwaho cyangwa ingorane bidashobora kudukuraho, ahubwo bitwongera imbaraga, tukarushaho kugira ubushake no guhuzana impinduka. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 aravuga ati: bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Uwaroma 8 umurongo wa 35 hatubwira ko uko amakuba, ibyago, ukurenganywa, inzara, ukwambara ubusa, ukuba mu kaga cyangwa kubabazwa byaba bingana kose, bidashobora kutugusha. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Hanyuma ku mirongo ya 34 kugeza kuri 39 haravuga hati: nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe. Amarembo y'ikuzimu, amayeri y'inzego cyangwa imikorere y'umwijima ntabwo ateze kuzatsinda itorero. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Twashize Satani aho agomba kuba, munsi y'ibirenge byacu. Turi mu kuganza, turi abami, turi abaraganwa na Kristo, abafatanya n'ibiremwamana, ibikoresho byo guhebuza iteka ryose. Nta cyaduhagarika. Ubwiza bw'Imana bugaragarira muri twe, kandi biciye muri twe bukagaragara. Iryo ni itorero rya Kristo uyu munsi, ryubakiwe kugumaho, ritunganirizwa ubwiza. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndavuga nawe usubire muti: data mwiza, ndagushimira ko wangize ibuye rizima mu itorero rya Yesu Kristo, ryuje ubwiza, ryubakiwe kugumaho, kandi ritunganirizwa ubwiza. Ndagushima kubw'ubutware waduhaye ngo dukore ubushake bwawe, kandi tugaragaze ubwiza bwawe mu isi. Uyu munsi abana bawe
mu isi yose bagendera mu mbaraga, intego n'intsinzi uko batangaza ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Amen, haleluya. Gucengerera ijambo uyu munsi turasoma Matayo ibice 16 umurongo wa 18 kugeza kuri 19, Abefeso ibice 2 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Murakoze muri umugisha naho ubutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.